kwa Farawo yakoze ibidasanzwe acura abana bawe avana mu Egiputa bageze i Kanani. Turamwibukiraho Eliya wavutse mu gihe Ahabu yarakuye abantu kuri wowe bagasenga ibigirwamana. Eliya yabaye umuntu udasanzwe agarura abantu ku Mana. Turamwibukiraho Yohana Umubatiza wavutse hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Yabayeho mu buryo budasanzwe abinteguza umwami wacu Yesu. Turamwibukiraho Martin Luther wabayeho mu buryo budasanzwe akura mu buryo budasanzwe, nuko igihe itorero ryari rigeze iwa Ndabaga bitewe n'ubuyobe, nuko ashyiraho itorero rikomeye ry'abaprotestante bagaruye umuco bava mu gusenga ibigirwamana n'imihango y'abantu bayigarura kuri Bibiliya. Izina rye rihimbazwe. Uyu mwana nawe uburyo yavutse atinze akaba abayeho mu buryo budasanzwe, tumugushize mu biganza mwami, kugira ngo ubwo ababyeyi be akiva ku bitaro ntabwo bihutiye kumujyana mu rugo, ahubwo bamunyujije hano ku rusengero. Pasiteri amuha imigisha, natwe nk'abakuru b'itorero tumuha imigisha kugira ngo azakore mu buryo budasanzwe, maze azakore umurimo wawe asimbura aho ababyeyi babagejeje. Nawe azaba intangarugero mu itorero ndetse azaba intangarugero ku rwego rw'igihugu. Imbaraga y'Imana ikomeze kumubana, azakure afite imbaraga z'ibigaragara n'iz'ubwenge, kandi ababyeyi bagize umutima mwiza tubasaba imigisha kugira ngo mu rugo rwabo hataze kubaramo imigisha, maze bazarire umwana neza. Kandi siwe twibutse gusa, bazakomeze babyare hungu na kobwa. Imbaraga ikomeze kubana n'abizera baje kwifatanya n'umuryango ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Tubasaba imigisha muri aya masaha Mana yacu. Komeza udufashe ibyo nagejejeho ubwenge gusaba ari byo duhana n'abera bose ndugusabye mu izina rya Yesu. Kubabona ngaba bahagaze imbere yanyu, mumfashe tubakire ngo iki? Turabakire mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana ibamugisha hamwe natwe, amen. Akoze, Imana ibamugisha. Muri ubwo buryo rero dusohoka. Twiteye ku gukiranirwa kwacu, nabwo imbabazi zawe turi mu maraso ya Yesu, utugirire neza, dufashirize muri munsi kubona umugisha wawe,
wo gukiranukira no kugendana nawe mu izina rya Yesu. Sashimwe. Sashimwe. Ndakeka yuko turi kumvikana ku bw'indangururamajwi. Mana habwa icubahiro. Tugeze mu yindi gahunda rero, gahunda yo kuramya. Mureke muri gahunda yo kuramya twakirane, nubwo kare bahoze bakira abashyitsi batandukanye, ariko reka natwe muri gahunda yo kuramya tubakire. Turagira ngo umushyitsi wese udasengera hano kuri itorero rya Cabirumba yaturuka mu Ruhanga aho ari hose, mu cubahiro ce amaniki ikiganza maze tumwakire muri gahunda ya saa 5 nk'abanyacabirumba. Amen. Murakoze. wowe wandemye ntawe ukundutira, ineza yawe ni nyinshi ntacyo ntayinganya, ineza yawe ni nyinshi ntacyo nayigeraho. Mwami natureke ko byose ari ibyawe, keretse umutima ushima wo kuguhimbaza, keretse umutima ushima wo kukuramya. Mwami umpe gushikama kubw'ubuntu bwawe, ngweguriye ibyanjye byose mu wawa karamata. Abafite Bibiliya mwese muzirambure duhurire muri Zaburi ya 66 umurongo wa 16. Mwese mufate Bibiliya abazifite tuhahurire. Zaburi ya 66 umurongo wa 16 haravuga ngo, mwabubaha Imana mwese mwe, nimuze mwumve nanjye ndavuga ibyo yakoreye ubugingo bwanjye. Turasubiramo, mwabubaha Imana mwese mwe, nimuze mwumve nanjye ndavuga ibyo yakoreye ubugingo bwanjye. Izina ry'Imana rihabwe. Uyu munsi ugera tukaba turi bazima tugandagaje aha hantu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya reka nkwereke umubwiriza ugiye guhagarara agiye kuvuga ijambo ryawe, umuhagarikire kandi umuvugiremo, maze nitubasha gukizwa nawe dushima izina ryawe. Gahunda zacu zapanzwe n'abantu, tuzigushize imbere nk'Imana ishobora byose kugira ngo abe ariwe ukomeza kuziyobora, maze nidusoza amahoro dushima izina ryawe. Utubere byose nk'uko uri byose, tukwambaje mu izina ryawe. Ibihe byose tugeze mu mwanya wo gutanga amaturo. Mu gihe muri kuyategura, abafite iki gitabo kiyobora abakuze kwiga Bibiliya bagifate, duhurire ku ipaji ya 67 twumve amagambo ahari. Kuko yari yararahiriye Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera namwe muzajana amagufa yanjye nimuva ino. Aya magambo turasanga mu Kuva 13:19. Twigira iki ku magufa ya Yosefu? Kuba yari yaratoranijwe na se wamukundaga bikabije, kuba
twigira iki ku magufa ya yozefu kuba yari yaratoranijwe na se wamukundaga bikabije? yozefu yakuriye mu buzima bwiza, kuba se yari yaramutonesheje kurenza abandi bavandimwe be byatumaga yambara imyambaro myiza. Se yabashaga kumugurira yose, kuba yarabayeho ubuzima bwiza kandi se amuhozaho ijisho. Uwiteka Imana mu mbabazi ze nyinshi yemeye ko avanwa iruhande rwa se akajyanwa kure y'iwabo, abura bya byiza byose ise yashoboraga kumuha, keretse gusa kubaho no kugira amagara mazima nibyo yari asigaranye. Ariko aho kumva acitse intege, yozefu yiyemeje kugira Imana nyambere muri byose. Ibyo byatumye adahungabana igihe yashirwaga mu nzu y'imbohe kandi arengana. Ariko Uwiteka Imana yamukuyemo b'amahanga mu isi y'icyo gihe. Yongeye kubona ibyiza byose ashobora kwifuza mu buzima. Iyo Satani yashoboraga guhindurwa n'icyo kigeragezo cyo kuba mu binezeza by'isi, mbese yari gukomeza guhanga amaso ye ubugingo, y'ibwami. Ibyo yasabye abavandimwe be nyuma yaho bigaragaza ko yari agishikamye ku Mana ye uko byamera kose. Yari agihanze amaso ye ku gihugu cy'isezerano aho kuyahanga ku binezeza cyangwa icyubahiro cyo muri Egiputa. Yabwiye bene wabo ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufa yanjye muyakure ino. Aya magambo aboneka mu Itangiriro. Amaso ye yari ayahanze ku mugambi w'Imana n'ahazaza mu kindi gihugu. Uwiteka Imana yari kuzaha ubwoko bwe. Icyo duhamagarira, iyo tugaruriye Imana icacumi dutanga amaturo, biba biturutse ku migisha twahawe. Bihora bitwibutsa ko umwacu bigomba kuba mu kindi gihugu. Imana mbere ya byose. Reka dusenge. Datugira neza, udukunda cyane, turagushimye, habwa icubahiro. Tugushimiye kuri Imana idukunda, uhora utugenera ibidukwiriye ukabiduha, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye iteraniro riteranye muri iki kibaya, ukaba waduhaye akazuba tukaba tunezerewe, uhabwe icubahiro. Tugiye gukora mu mifuka dukora ku butunzi waduhaye, dutanga ituro ryo kugushima. Buri wese Nyagasani umuhe kunezererwa imbere yawe, kugira ngo twese niduturize imbere yawe uhabwe icubahiro. Komeza kutugirira neza nk'uko usanzwe ubidukorera, ibidukwiriye biduhere mu izina rya Yesu. Twese duhagaze. Mana yacu, Danze yicishe
twese hamwe uyu mwana ni isezerano ry'Uwiteka ni igihango kiranye n'Imana rurema uzamutoze kuba mu nzu y'Uwiteka uzamutoze kuba mu nzu y'Uwiteka Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni ukuri Imana ni nziza. Buri wese afite uko yabivuga bitewe n'uko yicaye n'uko yaramutse, bitewe n'ibyo Imana yamukoreye, bitewe n'uko isi yamuzunguje, bitewe n'uko Imana yasubije. Uriya nka transfer yaguha ngo batayakira. Yanyandikiye yafise yashika baranyakira, anyandikiye i Kanombe baranyakira, ya Faisal baranyakira. Imana imuhumugisha cyane. Ndabibabwira neza saa 8 muratumiwe, amateka yanjye na famille yabo ni maremare. Ndabibabwira neza. Akikisho kwa ciza no kuduteranye twese Imana yabikunze yabyemeye izina ry'Imana rihimbazwe. Abanyeshuri ndungu wabasakuza ngo sakwe mwasubiza ngo iki? Wabera wari waribona. Ubu mwe mwararibonye impamvu mbivuga kuko bababwiye igitekerezo ca Hana na Sara mwacyumvaga mu magambo hari ubwo mubazi mwarababonye se nimuje mumva Sara na Hana muje murumva tapi kuko ubu ngubu wavuga amateka atabe mwavuga muti turamuzi niwe wacu burya cyane niba Imana dukora ibikomeye haba igihe rero nimbyutse ndabyutse nabona umwana ukuntu aryamye kavuga ntumvana ntugukora ingofero ndumva ndonge asubiye ngukura ingofero burya ntabwo gukora ingofero kuko wambaye isapo yesonga mbere cyangwa se ufite n'igitambaro wayikura bikemera ushobora gukura ingofero bitewe n'ibyishimo ufite kandi Imana ikabyumva erega ibyishimo byakuvugisha n'ibyo utavuga kandi umubare ushobora kugucecekesha ntutanga n'inyunganizi uyifite gusa Imana yacu ni nziza umunsi umwe rero hari igihe nari nagiye mu rusengero maze mvura n'agasha twe twicaye ku ntebe gutya intebe zo mu rusengero umuntu wicaye hariya kwa kundi wicaye iruhande nicaye iruhande hari umubyeyi ufite umwana mbona akana kari kunsekera ndavuga nti kiye mubyeyi wampanga sigatiraho aho kugira ngo mumpereze ubwo nabonye no gutuma intumwa ku mudamu wicaye nkara ku rukuta ngo mubwire umubyeyi uri hariya ngo mbese uyu mwana muhereze uyu nguyu maze ndavuga se burya naba bazi ikibazo mfite niba naramufashe ntabwo mbyibuka ikindi gihe nabwo nagiye kugura utuntu mu isoko nuko ngezeyo hari umubyeyi nabwiye rero umucuruzi we aka kantu kataba kazima ngiye ugakontorora nzagaruka nguranire ati tabe uzakagarure nta kibazo ntise buryo uranze ngo se tabe ndutamuzi ngo tobe mu kintu cyutabyara ndutamuzi ngo cakura ngusabe ntuzongera kumenyekana ngo bigeze aho ngaho reka mbabaze kumenyekana rore mu bigiramo umenyekana bitewe n'ibyo ukora bitewe n'amateka ubayemo ntabwo bisaba ikindi gihe nabwo nagiye kwikurira ibirayi muri Kabwende maze ngezeyo turakura abakuzi bigeze imatiri none se ibirayi twabishimye kandi turajya kugurisha tugiye gusigira amafaranga none ko dufite make andi tuzayakuzane tuzagusanga utuye haganahe nabwo ntituye kwa padiri ngo nese ngo utuye he nta mugore utabyara subwo bari bavuze ni tugiye kwiga amagambo avuga ngo ari we babashije wasubiza ngo iki umunsi umwe Yesu yari ari kugenda mu nzira ari kumwe n'abigishwa be maze abigishwa baramubwira bati bahura n'impumyi n'umuntu wavutse ari impumyi bati Yesu uyu muntu ko yavutse ari impumyi niwe ufite icyaha ni ababyeyi be cyangwa Yesu arabwira ati nta cyaha afite n'ababyeyi be nta cyaha bafite ahubwo ibi byabaye kugira ngo imirimo y'Imana irekanurwe muri we ngo nuko Yesu ashyira kondo hasi atoba kondo akamusiga ku maso arambwira ati genda wihagire mu kidendezi cy'Isilowamu gisobanurwa ngo yaratumwe maze wa mugabo aragenda ariyuhagira arahumuka bivuze ngo niba rero urwaye jya kwa muganga bakuvure ntugasuzugure ntabwo Imana izaturutse ikinini mu ijoro ngakiraho izakurira mu baganga n'umubyeyi rimwe maze nk'umuti ukire wa muntu ngo bamubonaga kera asabiriza yicara asabiriza bazanye bati uriya muntu se wenda wavutse ari impumyi bamwe bati niwe abandi bati sini barababwira ati ninje bati byagenze bite ati wa mugabo witwa Yesu yambwiye ngo yasize kondo ku maso arambwira ngo ngende niyuhagire mu dende cy'Isilowamu ndahumuka bati sinone ari ati simbizi noneho ngabo abafarisayo bamushira abafarisayo nabo baramubaza bati byagenze bite
burya iyo abantu bagusiganiye abantu bize ibitangaza by'Imana uzababwire makeya, abambere uzababwira abandi nibatemera uzababwire make bihorere, ibanga barereye ku mutima we n'Imana yawe. Niyo basobanura bingana iki ntibareka gushidikanya uzabareke. Abakabiri yarabwiye atumva yasize akondo ku maso ndahumuka, murumva ubusobanuro bwa kabiri buje n'ubwa mbere. Umuntu rero niba musobanurira ntabwo yabyemera, gusa Imana yo mu ijuru ibibizi kandi bizishimwe riri ku mutima byose bibizi. Ngo Abayuda ntabwo babyemeye, batuma ku babyeyi batumva uriya niwe mwana wanyu wavutse ari impumyi akabareba, baravuga bati ico tuzi ico yari impumyi none ubu arareba, icamuhume no mu isi tumuzi, mumwibarize no mugabo arisubiriza. Nanje wambaza nakwisubiriza nje na dogiteri twabisubiza. N'Imana yacu yabaye hagati yacu, yamuhaye umutima mwiza imuha n'ubwenge, byose arabikoresha. Imana imumugisha kandi Imana nshishimwe cyane. Umunsi umwe rero ari nijoro maze kubona Imana inkora ibitangaza, narabyutse ndasenga nti Imana warakoze, ntumva Imana nti warakoze, nuko uri ingofero nkuko nabivuze, ntabwo ndi kubesha mba ndi kubesha, ntabwo mba nayipfuye. Maze ngiye gutomboza amagambo ari muri Zaburi ya 66, nimushaka ntimuharambura ahubwo mutega amatwi, kuko abanyeshuri mba turamenyeranye, ntabwo mbatsindana imbere. Zaburi ya 66 ndasoma amagambo make make. Umurongo wa mbere avuga ngo mwaba ari mu isi yose mwe muvugirize Imana impundu. Umurongo wa 5 nimuze murebe imirimo y'Imana iteye ubwoba. Isoni izina ryawe rihimbazwe. Reka dushimire iyi gahunda twakuragije twitangira, tukaba tuyishoje amahoro. Twararikiraga guhora dushima